yarahindutse abasore barashaka abakobwa bayafite yarahindutse n'umubyende n'abagabo benshi barashaka abagore bayafite donc abakobwa barashaka abasore bayafite barifite niko banaryita niba ari meze numbaza ariko umukobwa ari mu murongo wari mu murongo buryo kuko aragira ati ngerayo antunga nanjye mwubaha nuvuga ngo umukobwa ushaka umuhungu ufite amafaranga ari mu murongo ako kavuze iki uzarera urugamba rukomeye muri no misiri mu bashakanye umugore wagize byose watunze byose kagira itunga ufite byose mu nyumviriza za Kristo ntabwo mvuze ko bose bananiranye ariko hari ingo zisenyutse kuko umugore utunze byose utagifite icyo asaba umugabo adafite icyo amwifuzaho reka tubashimire mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi tubasabira umugisha w'Imana n'iby'agaciro kubana namwe n'iby'agaciro kuba tugiye gusangira uyu mwanya w'agaciro Imana iduhaye ntekereza ko benshi ntibagira ubwo buntu ariko twe kuba tugiriye ubwo buntu turabishimira Imana n'imbabazi zayo kuba turiho turi bazima ndashimira abantu mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi muri Amerika Imana ibaho umugisha muri Aziya ndetse n'umugabane w'Uburayi abari kuri Australia ndetse n'abari hano muri Afrika iwacu Imana ibaho umugisha turi ku masaha y'igicamunsi Kigali hanyuma namwe mudukurikiye amasaha muriho niba ari igitondo cyiza niba ari umugoroba mwiza cyangwa se niba ari amanywa igicamunsi cyiza hanyuma rero nge nitwa Ikuzo Emi niyo mazina yanjye ngira umugisha wo kubana namwe muri iki kiganiro sinza kuba ndi ngenyine ndaza kuba ndi kumwe n'umukozi w'Imana turashimira abantu bose bageze kuri iyi channel ushobora kubigeza ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo dusangire ibiganiro byinshi by'umumaro data duteguriye muri iki gihe kenshi Imana itegura umuntu ifite ibyo ishaka kuzagaburira abazakurikira niyo mpamvu twakiriye uyu mukozi w'Imana kuko tuzi neza ko hari ibyo Imana ishize muri we kandi bitunze benshi niyo mpamvu rero mvuga nti bibaye iby'agaciro wakora subscribe kole like niba ukunze iki kiganiro hanyuma kandi inkunga ikomeye ushobora gutanga muri iyi ministeri nuko wakora share cyangwa se ugasangiza benshi ibi biganiro tuzabana mu biganiro bitandukanye nkuko tubana no mu bindi biganiro hanyuma rero munyemerere mbere yuko tumwakira tubanze tumuragize amaraso ya Kristo kugira ngo amuyobore muri iki kiganiro hanyuma mwe Imana ibaho umugisha munyemerere dusenge data turagushimye kuri umubyeyi imbabazi tugushimiye ubuntu bwawe no kugira neza kwawe ibi byose nta kindi tubikesha n'ubuntu bwawe suko twakoze imirimo myiza suko twakiranutse suko twavutse hakomeye suko twavuze ibikomeye si nuko twaciye hakomeye ahubwo ibi byose byabayeho kubw'imbabazi zawe ibyo twanyuzemo byari bikomeye byari bitwigisha kugira ngo dutere intambwe tugere ejo twageze ejo tugere ejo bundi tugeze na n'uyu munsi benshi ntibakiriho ariko twe turiho ubwo buntu bwawe data turabugushimira kuko watanze igitambo gikomeye njye ubwanjye ubivuga ndi igihamya cyaba gihamiriza benshi data ndabizi neza wahagararanye nanjye wari uri kuntegura kugira ngo uyu munsi isi yose izabe yumva gutya ntago ari ibyo kwirata ahubwo nibyo gushimirwa ndabigushimiye data kuko uri umubyeyi imbabazi ndi kumwe n'umugaragu wawe uwo watoranije uciye ahantu hakomeye uciye mu bihe bikomeye ari gutegurwa nawe kugira ngo azabe uw'igiciro atungishe benshi isi yose izumve ubu butumwa impamvu ni iyihe waramuteguye kugira ngo benshi bamukurikira bahabwe umugisha kubwe bakire kubwe bahemburwe kubwe niyo mpamvu twifuje kumwakira umuhe umugisha muri aka kanya ntaba ari we ahubwo aba ari we ku bwawe kugira ngo akoreshwe nawe aca bugufi kuko nk'igikoresho cyawe umukoreshe hanyuma umuntu wese wicaye akareba iyi video umuhe umugisha kubw'umwanya batanze kubw'amafaranga yishyuye kugira ngo abashe gukurikira ubutumwa data icyubahiro kibi cyawe uyu muyoboro nawe uyu muyoboro ducamo kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi yose muri rusange uwushigikire uwagize iyerekwa ntaba ari we ahubwo ashigikirwa nawe icyubahiro kibi cyawe kubitwemereye ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen benshi abanyamakuru benshi hari ubwo agira gutya akaba arakwakiriye so ugahita wisanga wageze mu kiganiro hanyuma twumwuka urimo uradukomanga ngo tubanze dusenge
Ntekereza ko ubutumwa tuba dufite baba ugomba kugera kure kandi nta kindi kibushigikira. Ntekereza ko ari mwuka wera, niyo mpamvu tubanza kumusaba kugira ngo abane natwe mu kiganiro. Umubyeyi wacu rero ndabakiriye, muraza kubwira abadukurikiye muri uyu mwanya amazina yanyu, hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina, kuko nzi neza ko ari iby'agaciro kuba turi kumwe. Karibu. Murakoze. Nitwa Pst Michel Zigirinshuti. Imana najye mpaye akanya ko kubana namwe. Amen. Hanyuma tugira umugisha mu minsi ishize, mu bihe byose bitambutse, hari ubwo twagiye tugenda twumva ubutumwa bugiye butandukanye, ariko uyu munsi nabwo turi buze kumva ubutumwa butandukanye buvuye muri mwe, kubera ko Imana ibateguye. Ni ikiganiro gisa naho turi buze kwibanda cyane cyane ku muryango. Turi buze kwinjira nyirizina, dusa n'abavuye mu mwuka gato, tugaruke hano iwacu ku mubiri gato. Ni hahandi biri kumwe umugabo n'umugore bagiye kuba umuryango. Yego. Hari ukuntu wavuze ngo nuko ngo Eva Imana imukura muri Adamu. Sibyo? Nahagera. Utarahagera. Ariko urahagera. None urabifatanya gutya. Umukobwa w'i Kigali n'umusore w'Butare bari gutegurana kuzavamo wa muryango. Ariko n'urugamba rukomeye ko biri kuza kurangira habaye ibintu bibiri: igikomere na divorce. Ibyo abantu batategereje ko turi buze kuvuga muri iki kiganiro ari byo bikomeye: igikomere na divorce. Sawa, urakoze cyane. Hariho abantu baganiriye, urumva, bashingira hari ku magambo ari hariya mu itangiro mu gice cya 6 n'icya 7 n'icya 8, hamwe mu mateka ya Nowa. Nibwo ko bakuri iryo jambo ko nta kigabo kizabura ikigore cyacyo. Niho biri. Umuntu wese uvutse ku isi, umuhungu, umukobwa, Zaburi ya Dawidi iravuga ngo iminsi azarama Imana ibifite mu kuboko kwayo, kandi ngo yimenya, haleluya, yimenya hatarabaho ndetse n'umwana w'Ibirinja hanga muri abo bahanzi. Yego. Imana ijya kundema ninde ntawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, uko yari yaragambiriye. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu biganza. Izi ibyo igira kukugirira. Itarabaho n'umwe Imana yari ibizi. Amina. Noneho rero uyu muntu w'umuhungu, kuko umuntu ugiye gusobanura umugabo, n'uriya mushiki wacu w'umukobwa, izi ngo mu isi azashaka. Banze menyesha abaduteze amatwi ko bose batazarongorwa ngo abahungu barongore. Sibyo? Ariko ijambo bararisomye, banarigigisha. Nubwo muri Matayo 24 bihanditse ko Yesu azarinda bakirongorwa tugishyingira. Yego. Tukirya, tukinywa, tukibyara bataragira igihe cyo gushyingirwa, tukiga tutaranarangiza. Yego. Yesu azaza ibintu byose by'ubuzima bukomeje. Mbivuge mu rugero kugira ngo numvishe abantu bose ko ntabwo abasore bose bazarongora, ntibazashaka. Abakobwa bose bazashaka ngo bashyingirwe. Bicare babizi. Ngaho. Ntavuga gutya kandi bakagira ngo ndavuga bazaba bakiri abana. Ni bakuru. N'abakuru. N'abakuru. Hano uzafite ubukwe ejo. C'est ça. Yesu akura ubwe, yica ubwawe. Urabyumva neza? Bivuga ngo Yesu azi ikiruta ikindi. Use ko yemeye ko hari abantu bataha badashatse. Ndavuga gupfa. Ko dupfusha abasore, ingimbi, ingaragu, impinja, ko dupfusha abakobwa se muri ibyo bigero. Ahubwo kiraho nka paseri ngo haraba bafite n'amasezerano yo kuba buzaba ariko ntiwibe. Biterwa n'uwayatanze. Icyo ngicyo nacyo twakivugaho kwacyo. Noneho nikomeza by'akantu ntabwo bose ariko bazashaka. Niyo mpamvu rero noneho ndavuga bishobokeye umuntu akabyumva akanabyemera. Umuntu yari akwiye kujya abaza Imana ngo Mana, mu minsi yo kurama kwanjye wayoboye intambwe zanjye
naba nduzashaka ukayobora n'urushako rwanjye. Naba kandi ntazashaka nabo ukandinda nkazataha nsa neza nira nkiranuka. Kankwereke umurongo dukoresha kuri iyo ngingo dusanga muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 3 umurongo waho wa 4. Haravuga ngo mbese uhereye ubu ntiwajya untakira uti data we uri umuyobora wo mu bukumi bwanjye. Urumva umurongo? Mbese uhereye ubu ntiwajya untakira uti data we uri umuyobora wo mu bukumi bwanjye. Umuntu akwiye kugira Imana nk'umuyobozi, sibyo, w'ubukumi bwe n'ubusore bwe. Imana nyobora. Nese kuduhora turirimba n'ubundi. Erega ikintu kimbabaza nuko abantu bashobora kuba baririmba cyane bahagorora amajwi ariko batubyo baririmba. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba. Hepfo hakavuga ngo nahisemo kurumurekera ahubwo nzafata ukuboko kwe kuko nzi ko ari ufite imfunguzo. N'ubundi imbere agenda atunganya ibidatunganye. Rero uyu mukobwa w'Urutare nk'uko wavuze, n'uyu muhungu w'i Kigali, cyangwa se ndushaka tuvuge Kirehe n'Ubugesera, cyangwa tuvuge se Kinyamina na za Mukarange na Kibungo yacu hariya n'Umutara. Buri muntu uzahura n'undi Imana ibimuzi naho izamukura ibihazi. Ariko irirambagiza, bene data irirambagiza, aribyo bita gutereta. Yego. Urebye gutereta ni uko abantu bari kumwe. Gutereta ni nka step ya 3. Ukurikije uko bikurikirana. Hari icyo ubundi bita kurambagiza. Kuva kera umuntu yarambagizaga umuryango. Umuntu akamara igihe agenda iwanjye cyangwa afite umuranga. Yego, cyangwa afite umuranga. Erega uwo muranga nawe nta murangira gusa, ahubwo bagira igihe bakanyurana ngo barebe umukuburo uhari, umweyo waho uko uteye, isuku yaho uko iteye. Twabyumvise. Hakaba n'igihe bahanyuze ngo barebe urugwiro mwakirana abashyitsi. Ko nukurambagiza. Rero step wari uvuze yo gutereta ni ya yindi baho bombi bibonaniye, les concernés. Bene ubwite bibonaniye. Reka tujye mu kurambagiza. Yego. Kaba musabye urukundo. Rero rujya rukundo musabye, ngiye kuvuga ko mpite mfata impamvu bijya bikomera bavugaga na za divorce. Yego. Rujya rukundo kuko ubundi musore nuza. Uyu musore uje gusaba umukobwa urukundo. Hagombye kurebwa rwa rukundo rushingiye kuki. Ari dubireba se umukobwa baje babibwira cyangwa umusore wabanze kubitegura ajya kuza. Cyane cyane umukobwa. Ariko mu by'ukuri na nyir'ubwite uje gusaba urukundo uyu muhungu, kuko muri we abazi kirimo kumusunika. Uyu muhungu abakizi, abazi kimugenza, abakizi nanjye nabayewe. Kambabwire, turemeranya ko muri minsi hariho urukundo rurebye ku mitungo. Ngira ngo nibyo biguriye muri iki gihe no kubanza kubara. Turemeranya ko muri minsi hari urukundo ruvuga ngo nubwo ntize ariko nzashaka umuntu wize. Kandi nubwo ntize. Yego. Nubwo ntize. Nubwo ntize. Impamvu mvuze gutyo si uko nyube ko nuvuga ati sinaba narize amashuri angana gutyo ngo nshake utarize. Ariko nivugiye ku muntu utarize uvuga ati ndashaka umukobwa wize. Tugeze ku kintu kivuga ngo uyu muntu azaza mfashe gutunga urugo. Zanye uko ari 3: umutungo, kwiga, kumufasha gutunga urugo. Kubwije ukuri ko ibi byose ibyagombye gushingirwaho ujya gushaka umuntu urambagiza. Ngizi ngaruka duhagazemo uyu munsi. Ndabisobanura kandi byose ndabisobanuza ijambo ry'Imana. Yego. Imana irema umugore, yego, ikamukura mu rubavu rw'umugabo we. Mwitangiro mu gice cya 3 wenda ngiye nsoma byanadutwara umwanya.
mu itangiriro cya gatatu guhera ku murongo wa 14 gusubira hepfo usanga hagaragaza ko umugore yari kubaho yego ari sumize aganduka agatwarwa n'umugabo, umugabo akamutunga. umugore ntabwo kuba abantu barimo bagenda bagurika ijambo ry'Imana uvuga ngo bari guhindura, ntabwo bizatuma ntavuga uko rivuga. urakoze ikintu gikomeye. Umugore aganduka, kuba abantu barimo bagurika ijambo ry'Imana kubera iminsi y'imperuka ntibizatuma ntavuga ijambo ry'Imana rivuga. Tangiriro 3 umva uko havuga. Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti 3:16 niho ndi kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Kwifuza kwande k'umugore kwawe wa mugore we kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Ntabwo byoroshye kuba umutware w'umuntu utafite icyo akwifuzaho. ako kavuze iki? Uzarera urugamba rukomeye muri ino minsi mu bashakanye. Umugore wagize byose, watunze byose, kagira itunga, ufite byose. Mu nyumviriza nshuti za Kristo, ntabwo mvuze ko bose bananiranye, ariko hari ingo zisenyutse kuko umugore watunze byose utagifite icyo asaba umugabo adafite icyo amwifuzaho, byose arabifite. Byabyifuza akaba yamwifuzaho ntabyo. Ntubona ijambo ryishwe, ntubona ijambo ryandizwe rikicwa. Iri rifite ingaruka ikomeye cyane mu muryango, ku isi yose. Kandi kwifuza kwawe Eva we kuzaherera kuri Adamu nawe azagutwara. Ubundi buriya umugabo ubwo tugiye ku murongo ukurikiraho wasanga umugabo noneho inshingano ye bari yihe, yabwiwe ko aziyuha acyuya agatutubikana agatunga umugore akabona umutsima we. Donc umugisha Imana itanga mu rugo buryo butanze ku mugabo, ndavuga umugabo ukijwe neza uri responsable, aho naho ndi bahagaruke, kuko hari abagabo baba babura icyo bita responsability, tubita muri administration laisser aller, ntacyo bitaho. Abo bagabo babaho rero nabiterwa n'ukuntu yabayeho. Burya tubigendeye mu psychologie twamenya psychologiquement, twamenya icyo biteye. Ugane nawe wagira umenya byinshi. Bene umugabo irresponsable ushaka ko umugore amutunga, ubwije ukuri, niyo umugore ari ubikoze ntabikora nezerewe. Uzakurikirana bwabutunze umugore afite bwose, yumve neza, uzabikurikirana uzasanga umugore utunze urugo abikora atishimye. Hazagira unyomoza, dore abantu barankurikira benshi, mu bankurikiye hazagira unyomoza. Iyo umugore atunze urugo abikora ko nta kundi yabigenza, ako ntibimushimisha. Hari ubwo ari kure ya Bibiliya, ni hirya yayo nyine, ni kure yayo aribyo. No, kubabara hari ubwo ari kure ya Bibiliya. Ari mu murongo wa Bibiliya. Urakoze cyane. Ni nayo mpamvu ababara aba yagiye mu nshingano zitari ize. Ubu inshingano ze zari zihe, nazo nzivugiye noneho nkiranga. Inshingano z'umudamu kwaru gusanga, ngomba kumusanga aruhutse kugira ngo nawe nduhure. Ndi umugabo. Donc inshingano zanjye ngiye nukuruha ngataha ndushye. Ngiye nkaruhurwa n'umuntu sanza aruhutse. Exact. Uko niko kuri kwa Bibiliya. Niko kuri kwa Bibiliya. Rero niba mubona abantu bose bararushye, ni iminsi yanyu nibiteye, ntawe urimo kuruhura undi. Depression ntahanye agahinda, ntahanye ibibazo, ndushye mu mutwe n'umutima. Gize mu rugo nsanga n'uwakanduhuye nawe ararushye.
nawe ararushye kandi mu bintu Imana yari yamuremeye ntabwo umuruhu urimo. Aho niho bazatangira kugongana, nyine tugongana. Kandi burya inshuti za Kristo abanyumva mu nyumva neza bagongana umwe ashaka kunda mu ruhura. Wa mugabo warushye arya ati shere wanduhuye shashere wanduhuye gugu shere nati mbabarira sha ahubwo ukuntu meze nanjye nabaye ibyatsi. Urumva mu nkurikire mu nyumva bene data ubwo uwo mwanya birahita byafekta abo tubyara ngaho wa muryango na twatangiye tuvuga ubu utangiye gupfa. Ababyeyi b'abana bananiwe bananiza abana kandi abana bakurira muri iyo ntuzi bakizamukiramo gityo. Ubundi mu by'ukuri mwaba muzi ijambo rivuga ngo imfizi irabyara ariko ntivumera? ntago tubizi mwese abamurikiye ijambo rivuga ngo imfizi irabyara ariko ntivumera murabizi? Cya kabiri ubundi kuvumera ubwabyo byo murabizi? oya waba utabimenye kuvumera ukamenya icyo bisobanuye kuvumera. Kuvumera ni parole de miséricorde, ni amagambo y'impuhwe. Kwa kundi nka yabiriri yayo atari ukwabira ngo ihamagariza kure cyangwa ibwiriza kure, kumwe yabiriri yayo iryo jwi inyana y'inka igenda irimenya guhera ku munsi wa mbere ivugiye irimo kuyirigata iyirigata inyana izamuka imenya iryo jwi ku buryo ushobora kwinikiza inka gukama. Inka ubwayo yihamagarira yayo mu kiraro mu nka nka 700 mvuze nyinshi basi 70 basi ikayimenya 10 se basi mu nka 10 z'imbyeyi ziri aho ngaho iyi nka ivumereye y'imbyeyi iyayo irabimenya. Umudamu umugore burya niwe ufite inshingano zo kuvumera mu rugo. Yego niwe ufite inshingano zo kuvumera mu rugo. Reka bivuge mu mvugo yumvikana, niwe ufite inshingano y'ineza no kugira neza mu rugo. La bienveillance, l'accueil, chaleureusement, ibyo bintu byose ni umugore ufite inshingano zabyo hehe mu rugo. Mfite imirongo hangana bikwereka kambikwereke kambibereke rwose bidusomera abantu bajye bamenya icyo birivuga nibitwinanira guca hirya yayo tutabeshyira Bibiliya rwose pe. Urumva ibice 11 by'imigani umurongo wa 16 uvuga nkavuga. Urumva umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro kandi abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. Urabyumva aho ngaho? Umugore ugira ubuntu ahorana iki? Icyubahiro. Donc mu rugo ubuntu bugomba kugirwa n'umugore kandi abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. Bivuga ngo ngewe inshingano zanjye ni ugufinansa wa munyabuntu ngo abone uko agira ubuntu. My attribution is to support, gusapotinga uyu munyabuntu uba mu rugo iwacu ngo abone uko akomeza kugira iki? Ubuntu. Haleluya. Amen. Murakurikireza? Yego. Uyu mugore rero akwiye kubaho yishimye. Trebye. Ubundi umuntu wese ugira ubuntu akwiye kuba yishimye ngo bugire yishimye nyine. Niko Paul yanditse. Isura buretse gato. Abantu bizimye bya hotelere. Sibyo? Customer care. Customer care ya mbere ihera mu isura. Wize hotelere. Umuntu wize hotelere. Sibyo? Buriya muri hotelere muzi uko aho bita ibyo gutunganya mu byumba house keeping. Hakazamo cooking ibikoni n'ibindi. Ibyo ntabwo bivugaho. Nge ndivugira kwa kuzana ibyo kurya ku meza. Gutegura. Isura y'utegura iri mu byambere mu kunezeza urya. Bashaka kubisubiramo se? Isura y'utegura meza, y'untegurira iri mu byambere mu kunezeza agiye ujye kurya. Aba bagabo badukurikiye ibyo bintu baracyayibona iwabo. N'abakurikiye kandi barushye. N'abagore barushye. Kuri secretariat hari kuri reception. Ninjiye muri ministère mu kigo runaka. Isura y'umu receptioniste
impesha kumenya ko ndi bwitabweho. Wow. Wabyumvise? Icya gatatu, umudamu mu rugo kumusanga mu rugo adakeye mu maso byonyine byatuma umugabo ahita avuga ati reka njye kureba aho njye kurara. Ibyameze bitarageraho, ibyo kurya biryoshye, uko asanze umugore ameze gusa. Reka nkwereke icyo birivuga. Imigani 15:16. Udushya turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Kugaburirwa imboga mu rukundo biraruta ikimasa gishishe kigaburwa mu rwango. Mana yanjye. Ku bantu bize psychologie, ntago mwese muzi ko umuntu ubabaye aba narakaye. Tuni ibintu biriho. N'utazi psychologie basabye umve abigenzuze mu byo yabonye. Umuntu wese ubabaye aba narakaye automatiquement. Niyo mpamvu iyo ushatse kumusetsa ahita gucira umugani ngo uzi ko uzasetsa n'uvuye guhamba nyina. Icyo mbese niko ahita akubwira. Mbese mama none utigeze ngo umuntu wowe utashye iwawe ushatse gusetsa uwo muntu agusubiza atyo, kandi gushaka kumusetsa burya wari umugira ngo uruhuke, kuko nibwo wari uhinduye milieu, wari uhinduye ahantu. Umugabo umwe yatwigisha ikintu bita kuruhuka w'umunyakanada. Yatwigisha ikintu bita kuruhuka, atubwira ko kuruhuka ni ugusiga akazi aho gakorerwa ukajya mu rugo wenyine, usize akazi aho gakorerwa. Yaratwigishije agera ubwo atubuza gutahana mashini. Ibijyanye mutamuzi yikure mu bikapu, twajya mu rugo tukazicara muhora muhetse ibikapu bitatu va mu mugongo. Donc hari umuntu utaha akaba avuye muri office ariko office yitahanye mu rugo yiriwe arushye. Urwo rugo byanga bikunda ruzagira ikibazo. Kuko mu masaha 8 yose y'umunsi cyangwa 11 iwawe bakubuze, none naho uziye uje uri monima ako nta gutashye, biro urayicyuye, umugore yakubuze, abana barakubuze, naho bakuboneye uzanye imitwaro yawe uzanyama uje gukora akazi hano. Ubu muri iyi minsi yo gukorera mu rugo ntago sikora nibizanye nubwo imiryango yishimye ko ba papa birirwa mu rugo, ariko mbwije ukuri ko ba papa birirwa babagoronda. Wa mwana uri professeur ko papa none hayiriwe akavuga ati ndi mu kazi ntamubona, ndi mu kazi. Yagira ngo rero ko yakora akazi akajyaho yikingirana, akana kakumanga akavuga ati umva ndi mu kazi. Oya byonyine nubwo atakingura ngo musubize, kumva umwana mu gukomanga ahantu azi ko papa wari ntamukingurire, umva icyo gikomere. Ibyo ni igikomere. Ariko si mu papa hariya turamurenganyara cyangwa ni imibereho yo kugira ngo atunge wa mwana? Ni igihe nyine, ni igihe. Niyo mpamvu wa mugore nawe ufite ubutunzi, ufite amafaranga, ngarukira kuri wa mudamu ufite imitungo, utunze, donc byakundiye bikamukundira akabona uburyo. Ndabavuga mu buryo bubiri. Ndavuga ufite ibikwiriye byose utagifite icyo yasaba umugabo, ko byose ari hagije. Yego. Impamvu byamaze kujya hirya y'umurongo, umurongo wa Bibiliya imurema yari yamuremeye ko kwifuza ko kuzampereraho nkamutunga. Yego. Muri bahirira rivuga ngo uri Imana ivyo usabwa abantu bose bazaza aho uri. Kimwe mu bintu bishimisha umugabo ni ugusabwa n'umugore. Gusabwa n'umugore. Kira kintu kiramuneza cyane. Nsubiremo ndavuga iyo ari wa mugabo uzi inshingano ze, responsable w'urugo rwe. Kuruta ubene uwo nguteye gutyo, siko narinze ko hari ibanga ryanjye. Ntabwo mbizi, simbizi ibyawe nari mbizi. Bene umugabo uteye gutyo yanga kubona mu rugo bariye cyangwa bateze ibyo atabahaye. Ari mu murongo wa Bibiliya?
biri hano. Bene uwo mugabo yanga kubona umugore yambaye imyenda atamuguriye. Ako kantu gasubiremo, atagiye muri salo ibintu byose akabona umugore arabyikwije atazi aho byavuye bimuhaye. Ariko tubwo turibuze ko no ku bagabo babibona niba igihe cyo babaza. Yego, ni amanke de responsabilité. Ubibonye ntabaze. Kumvikana aha ngaha ko hariho ufite ibyo byose kuko yabibonye. Hari n'uhashye arateka kandi umugabo bizenze ko nawe ntacyo akora. Icyo gihe umugabo yiheba avuga ngo none haba hari undi untungiye urugo, akabaho mu kintu cy'ihahamuka cyaturama. Noneho rero niyo mpamvu uzabona nta mugabo wishimira ko bamuhaye ikaze ku meza atahahiye. Iyo kaze ntabwo umugabo ayishimira. Ndavuga abagabo baba responsable ariko bumva ko bibareba, babyumva mu nshingano gutunga urugo. Wibuke ko turi hantu ashobora kuva mu rugo yego nta n'igihumbi cyo kuza gufata moto afite, nta cyacyo umugore. Bene uwo mugabo iyo atashye yatana bifite yatana amaguru ntashaka umugore abimenya. Noneho rero iyo yiriwe aha ngaha aryamye mu cyumba akumva baravuze ngo papa kadogo karibu ku meza, yibaza ayo meza atatangiye iposho ninde yateguye, akumva ni ikibazo. Ikibitero ni ikibavandimwe, wenda mpagarukire ubone imbaze n'ibindi. Mu ngobyi ya Eva ya Edeni ntimuzi ko imbuto zakoze ishyano arizo Eva yazanye. Turakyemeranyaho ni ukuri kw'Imana. Azizana zihawe nande? Umubi ari we nde? Shitani. Ari we nde? Inzoka. Sibyo? Kandi izo mbuto azanye zikora akantu, zikora ibara mu rugo kuva uwo munsi. Na n'uyu munsi turi mu ngaruka z'izo mbuto. Icyuro cyose kitwoka amatwe y'abagabo abyumvise neza. Niyo mpamvu uzabona ntabwo reka mujye ngo ntabwo ari abagabo benshi, nzi impamvu itumye mbivuga. Ntabwo ari abagabo benshi bishimira ko umugore atahanya envelope, ambalaje, igikapu cy'ibitunguru n'ibinyanya n'isamake n'amata ya nido n'ubunyobwa byose bivuye mu mafaranga atamuhaye. Bene iyo envelope, bene iyo ambalaje ntabwo umugabo ayishimira. Wa mugabo uri mu murongo wa Bibiliya ni uri mu murongo buryo. Iyo atari babimuhaye question mark. Umugore yinjira kuriya, umugabo yicaye aha, yaba arimo asoma Bibiliya, igitabo cy'umugenzi se, uzabona atabaye interested cyane kuko umugore aje afite ibintu byambaraje. Ariko uzareba umugabo natahana ambaraje mu rugo. Icyo nenda kubwira abagabo benshi kugira ngo birinde kukireka bagikomeze. Umugabo utahanya ambaraje mu rugo zombi hano na hano, uyu mugabo atashye neza uko Bibiliya ivuga. Ndetse mwabagabo Imana ibambe kujya mutanga izina rya Yesu. Abatashye neza Imana ibibambere mujye mutaha gutyo. Bene ambaraje inezeza madamu, amusanganira yishimye, amuhobera yishimye, akayimwakira. Aho mpite mbonaho kubwira abadamu ko si byiza ko umugabo yinjirana ibintu ngo biturukane ku marembo, byinjirana imbuga yose, arinda bigirana mu nzu, anabyishyira aho bishyirwa. Nikosa. Yaba atashye afite icyo afite, yaba atashye ntacyo azanye, sanganira umuntu. Urugwiro ruri mu bintu biruhura bwa mbere. Pastor, isi uyu munsi yarahindutse. N'ahandi wari uri. Yarahindutse. Abasore barashaka abakobwa bayafite. Isi yarahindutse mu byenda. N'abagabo benshi barashaka abagore bayafite. Donc abakobwa barashaka abasore bayafite, barifite niko banaryita, niba ari rimwe numbaza. Ariko umukobwa ari mu murongo. Wari mu murongo buryo. Kuko aragira ati ngerayo antunga nanjye mwubaha. Nuvuga ngo umukobwa ushaka umuhungu ufite amafaranga ari mu murongo. Ari mu murongo wa Bibiliya.
ariko umusore ushaka umukobwa ufite amafaranga, icyo nabasobanura nabafashaho nuko nabigira icyifuzo cyo gusengerwa. Yego ye kuba ari we uzabanza kujya baza umuntu ufite iki. Nabigira icyifuzo cyo gusengerwa, Mana urugo uzanyubakira nzagere mu rugo mbashe kubona ibintunga ibinkwiriye nanjye muri kunganduka. Ubundi buriya muri kino kiganiro ndashaka gufatiraho ngahita mvuga ijambo ryitwa kubaha no gukunda. Autrement gukunda no kuganduka. Ibi bintu uko ari bibiri abashakanye mu rugo bagomba kubigabana, ntabwo biringaniza. Ntabwo babigabana nk'abaringaniza, ahubwo babigabana comme attributions, inshingano z'umugabo mu rugo ni ugukunda. Uko ni ukuri kwa Bibiliya. Iz'umugore mu rugo ni ukuganduka. Hariho abambaza bati se pastor, umugore si yagandutse ntago abakunze we cyangwa umugore akunda ryari? Nababwiye ni gukunda k'umugore kuba mu kuganduka kwe, icyo kibigaragaza. Noneho rero byorohera umugore kugandukira umugabo umukunda, kandi byorohera umugabo gukunda umugore umugandukira. Niyo mpamvu wese agomba kuguma mu nshingano ze mu murongo we. Pasi tutarajya ku musozo, tugiye gusoza iki kiganiro, turi kuri bya bintu bibiri biri buze no kwafekita ku itorero, ibikomere no gukora divorce. Kuko ibikomere za nzira zose twaciyemo nenda kuhagera rero, kuko ukimbaza cya gihe waragishyizemo. Bya bintu byose tuvuyemo hariya rero mu rugo, rwa rugo ni ruba rwiza, uriya muryango nuba mwiza. Yego itorero bateraniramo rizaba ritekanye, nta makimbirane rizajya gukemura. Itorero bateraniramo basengeramo, sibyo? Rizaba ritekanye, nta makimbirane rizajya gukemura. Polisi yo muri uwo murenge n'akagari izaba idatewe ikibazo n'uyu muryango. Muri iri jambo uyu muryango ntuteye ikibazo leta n'idini, ahubwo ni igisubizo. Yes. Kubera iki? Muri wa muryango niho hazava abakozi beza b'igihugu, abakozi b'Imana. Uko umuryango utera imbere, igihugu gitere imbere, itorero naryo ritere imbere. Muri cya 10 y'amaturo n'ubundi bwitange bose buba ku nzu y'Imana buboneke. Ikindi, guhuriza umutima hariya mu rugo, kugira icyo bakora ku murimo w'Imana. Twabyumvise? Bizatuma itorero rigira umugisha, rivuge ngo waduha imiryango nibura 10 nko kwa runaka. Iwanjye mu rugo ujye ngira abaririmbyi mu makorari hafi ya yose, sibyo? Bivuga ngo iyo ugenda ugira umuryango wagutse, ugira abakozi ahantu hatandukanye. Divorce rero ni ibikomere, kuko ibikomere bibanza divorce burya. Habanza ibikomere. Burya divorce aba ari uko bagira, bavuga ngo nta yandi mahitamo, byarangiye nacukwe ncukwanjye. Mu mugambi w'Imana ntabwo harimo divorce. Mu mugambi w'Imana harimo ko abantu babana bakaramata, bakazatandukanywa n'iki? N'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Siko barahira, siko twarahiye natwe nayibona. Divorce na kantu Satani yashyizemo, noneho Yesu mu nyigisho ze aje yigisha, aravuga ati akantu sindi bukirengagize, nakakavugaho ukavugaho hakiri kare. Avuga ati mu mategeko havuga gutya, wabyumvise? Ariko Mose yabivuze gukina gutya mu mategeko ye. Muri kino gihe cy'isezerano rishya cy'imbabazi, nta muntu agomba gutandukana. Ati keretse umuntu uzatandukana ndamuhora iki? Gusambana. Ari Yesu yarakivuze, ari Pawulo yaracyanditse. Iki kintu cyo gutandukana njya gusoza nkivugeho ko gishobora guterwa n'impamvu ebyiri. Ndahera ku nkuru rero. Inkuru nyamukuru niyo kuba waragiye ugwa ku nkweto itari yawe. Ngaho wambara ikurya uzayigera nahe?
atari yawe. ariyo mpamvu natangiye mvuga kare ngo buri wese akwiriye gusenga Imana akayigisha inama. Mana ndumva maze kumusura ushyitse, igihe ndumva ari iki ngiki, inkumi ni nyinshi hafi na kure, abize abatarize, abatunzi n'abakene, nyobora niye kwijyana, nzashake uwangeneye kuko tuzabana. si kuki umuntu adashaka gusenga no kugisha Imana inama? nuko bategereza kwibabwira ntibabwira ari mu nzozi. N'abahanuzi b'uyu munsi nawe urabazi, harigeze akakubwira veneranda. simvuze ngo ahita ajya kubaza abahanuzi, si ukubiraguriza, dore ko muri minsi hano bashaka ubuhanuzi bakamera nk'aho baraguze. Sibyo se? Ahubwo njye mvuze ko Imana izayobora urukundo rwe. Herega n'urukundo rw'umuntu Imana iraruyobora. Ariyo mpamvu njye nshima urugo rwubashywe n'urukundo cyane kuruta ijwi yumvise ry'ubuhanuzi hirya no hino. Kuko harabonetse ubuhanuzi kandi ubu ngubu zitariho. Haravuga ngo nzarongorwa n'Imana yavuzeho. Baba bajyanye mu cyumba cy'amasengesho, yakumva imuvuze ibintu bikomeye ati n'uyu. Urukundo ikimenyetso Eleyazari yasabye cyo kumenya umugeni Isaka azashaka cyabaye ikihe? Icy'umukobwa ndi gusaba amazi akemera kuyampa. Sibyo? Yamara kuyampa akuhera n'ingamiya zanjye. Sikamwe zikeguka arabaruha. Ni mu kazanda. Nzi ko yasabye icyo ngicyo. Urukundo ruruta ibintu byose, ruruta ijwi, ruruta ubuhanuzi wakumvira ahantu. Sindibujije kubahijwe Imana ishaka bivuge, ariko bize bisanga iki? Urukundo. Kuko nibwo rwubaka urugo. Kandi urwo rukundo iyo rufite imizi muri Kristo Yesu ntirushira. Okay, bano bantu batandukanye bakoze divorce, Bibiliya kuvuze ngo agomba guhambirwa, ntibafite uburenganzira bwo kongera gushaka. Ibi bibazo abantu benshi barahura nabyo. Akaba ari mu itorero, mwakwanga kumusezeranya, abibaza nk'igikomere, yego arakoze defti. Biriya bintu nimusoma mu nzandiko za Pawulo muzasanga ari amabwiriza ariko ari lokali. Yari amabwiriza lokali, yari amabwiriza y'i Korinto kubera imiterere y'umujyi wa Korinto n'abantu baho. Yari amabwiriza lokali, ntabwo ari Kigali. Ntabwo ari Kigali, sayahandi. Dore impamvu biriya bintu kubigira ibwiriza ku bantu bose ari bibi. Twamenya gute icyateye umuntu gutandukana? Yego. None icyateye umuntu gutandukana kuko cyaba cyarababaje n'Imana. Donc uyu mudamu kwihangana byari byanze, yarababaye, umugabo aramubabaza rwose, kandi Imana iri mu ruhande rw'uyu mudamu wababaye. Ubye uyu mugabo yarababaye rwose, umugore aramubabaza rwose, ku buryo n'Imana yagize ite? Yababaye. Yego. Imana nishaka kongera kumwubaka, mwebwe muzakora iki? Kubera ko twabisomye, hari ibintu dukwiriye kurekera Imana, ntitubiceho urubanza. Wabyumvise? Ntitubivume, ntawuvumira itararenga. Uriya muntu n'Imana ye nibo bazi iyo mariage yindi bagiye gukora aho ishingiye. Hari n'igihe twabivuma naho kumbi iyo mariage akoze ahubwo Imana ari ibona yemeye. Iyindi itari yari imyaka yose umaze mu rugo, iriya mariage Imana itarayize ntiyanayibaraga. Iyi ngiyi rero ukoze ubu akaba ari Imana iguhitiyemo. Reka mbaho urugero, nta kintu biri bitaravuze bene data. Turemeranye yuko Esiteri kugera mu rugo umwami Ahasuwerusi byabaye iby'umumaro. Esiteri kwinjira kwa Ahasuwerusi, kandi Ahasuwerusi yarakoze divorce. None se ntabwo byabaye iby'umumaro? Umugisha na n'umunsi turabisoma, biri kubikitegeye byakije abayuda. Nugenzura mu byanditswe urasanga byarazamukiye mu kantu gato k'agasuzuguro ka Vashiti. Aho gasuzuguro ka Vashiti n'abahanzi bajya babiririmba ngo kabaye inzira y'igisubizo cyane cya Esiteri. N'abayuda bose muri rusange baratabara barakira. Niho uravije muri vuga ngo inzira z'Imana sizo zanyu n'ibyo byose byo mwibwira. Ubu se nanone abanteze amatwi twemeranye kw'ingo zose
ziri mu isi zubatse uko Imana yabishakaga, zose zarasenze. yego se Buri mudamu wese yashatswe n'umugabo ugomba kumushaka, Satani akaba kuri iki? Satani akaba kuri iki? hari abatari mu nkweto zabo. Hariho uburiganya Satani yakoze, uriya mukobwa ashakwa n'utari uwe, uriya muhungu ashaka n'utari uwe. Cyangwa bikunda ibintu byakozwe na Satani mu buriganya ntabwo bizaramba. Ariko hari igihe nyuma yo kutaramba kwabyo Imana yagirira itya kavuga iti ubwo wanyubashye ukihangana ndashaka kubahisha, ndashaka kumara umubabaro w'abari mu rushako rwa mbere, ndasangira mushumbusheje. Yajya kumushumbusha ugasanga twahagurutse twahagaze, torero duhita tumuca tumuvana mu nshingano. Urumva neza, dushaka tumenye ko hari ahantu tudakwiye kurenga. Turi abantu Imana ikaba mu ijuru, turi mu isi Imana ikaba mu ijuru. Haleluya. Ndabizi nzi umuntu watandukanye n'umugore, ari umugore umutaye, aho mperuka byari bimaze nk'imyaka nka 12, ubu rero imaze kuba nka 18 cyangwa 20. Umugore yarishakiye, arabyaye, ashobora kuba hafi no gushyingira rero. Urabyumva? Mwene data we aracyabushywe na rya jambo. Wa mugabo abashywe n'itoro ngo kubwa rya jambo, ategereje ko umugore azapfa kugira ngo ashake. Yego. Rero noneho nuko mutazi n'ikindi kirimo ubwo. Guhora mbwira Imana ngo Mana wantabaye ukambohora. Naho kuko nsenga ngo Mana wantabaye ukambohora, ndimo ndasaba ngo ngira akana gapfe. Ngaho rero. Cyo ni ikosa rikomeye cyane. Hanyuma ibyo nibyo byiza. Gusa ibintu byo ugira ngo. Nyamara kandi wabona uriya biriya birenge yatambitsaga na hariya ariho wenda Imana yaramugeneye kuva kera kose. Uyu nawe nyamara aciye aha yahura n'uwo Imana yamugeneye. Nese Imana isa no guta ibyo Satani yangije, imaraho guta imirimo ya Satani, kandi ko ari cy'umwana w'Imana yerekaniwe. Abantu bakoze ibyaha baterana inda, bateranye inda iwabo batumva uramujyana byo rero nta kundi, ahita aza ku mwana we ajyana n'umugore. Ubwo wambwa ngo urugo ruvuye urukundo se rujyanye urunguru, urukundo rwubatse reka data. Nta rukundo. Ariko pasi ushobora kunyemerera iki kiganiro tukazagikomeza? Ndavuga impamvu tubuze kubona komanteri, tubuze kubona n'ibibazo muzabona, abo rizatuma menya iyo nzavuga ubutaha. Okay. Muzazinyandikire. Nivyo byiza. Mbere yuko tubasezerera, wenda mudusengera muri rusange, musabira umugisha bakurikiye iki kiganiro n'abazakibona cyangwa se n'abari kukireba. Turi mu bihe byo bita Sevalente. Haya suku kwezi bamo wa mugani. Yego. 14 kuwa kabiri, ubwo ni kuwa kabiri. Yego 14 z'ukwa kabiri ko kubanza ariko bibaho. Niki bisobanuye Sevalente yakabaye baryari? Nigeze kwisoma rero, nigeze kwisoma ndeba ngo inkomoko yavyo. Iriya Sevalente ntago twahita tuvuga ngo nivyeho oya, nkuko tuzi ko haba igihe cyo twibukiraho umunsi w'abakozi, abantu bakaruhuka, tukibukaho umunsi w'umuryango, sibyo kuya munani z'ukwa gatatu ndibwira. Isi yose kagira umunsi mpuzamahanga w'umwana. Reka na Sevalente ikomeza itariki yayo, sibyo wenda abantu babona uko basohokana. Yego akanamuhana ka gift wamuruho abantu baba barushye. Yego niba babona uko bagira umunsi umwe, ikibazo nuko no kuri Sevalente azaba yatahanye imashini yo gukaza cyangwa yajyanye undi, cyangwa yasohokanye asabwa raporo ugacwa, cyangwa se agasohokana undi ntasohokana uwe, agahambira umuwo w'indabo akazishyira undi utari nyina w'abana be. Ariko harya kuvuga ati nuwo zishyiriye mfitiye abana ngaho. Ibyo se urumva bimeze gute? Turi mu gihe kigoye cyane tuza Kristo. Umugabo yagombye kuba umugabo w'umugore umwe. Aba bantu bakabaho muri za nshingano navuze. Mwene data akanyurwa n'umufasha we, umufasha akanyurwa n'umutware we. C'est tout. Hirya yaho ibi byose birava ku mubi. Kandi nabo bana bagira ibibazo. Ntacyo biri bitaravuze. Ubutaha nzabereka ingaruka za bene abo bana.
abo bana ibyo bahura nabyo bavutse gutyo bamwe ahangaha abandi bariya kandi ari umugabo umwe nzabirika ingaruka zabyo. Reka dushimire umubyeyi wacu, tumwita umubyeyi kubera ko ibyo atugaburira ni iby'agaciro gakomeye. Hanyuma kandi turabashimira namwe mwarebye iyi video. Reka tumusabe rero adusabire umugisha kugira ngo amagambo ari havuga aze kuba agira inkomezi muri iri sengesho rishigikiwe na Mwuka Wera. Hanyuma tugane ku musozo. Karibu umushumba. Mana Data wa twese turi mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye ko waduhaye uyu mwanya wo kuganira ku muryango, ngo dusobanure icyo ijambo ryawe rivuga ku muryango, urugo muri rusange n'abarukomokamo ndetse n'itorero n'igihugu. Ndagushimiye Mana ibyo dushoboje kuvuga, kandi nzi ko bibasha kubaka benshi no kubafasha. Gusa ntabwo byoroshye ko byazanzamura cyangwa bikazahura umuntu wazahariye ahantu Satani yamushyize, akemera gusa agishaka ko amahame ye ariyo yubahirizwa. Biragoye cyane. Ariko nibigera ahantu bigasanga umuntu akemera kukumvira, akemera kumvira iyo ushaka, akemera kugendera mu ijambo ryawe, ndabizi hari icyo bihindura. Amen. Rero ufasha abatwumvise, ubashoboze, kandi nabo nibabiganiraho bigende bitanga umusaruro, yewe n'ababimenyesha abandi, kuko ibi ngibi tuba tuvugiye ahangaha tuba twifuza yuko abantu babiganiriza abandi, bikamera nka wa munsi Mwami Yesu wabwiye abantu kuko Data yantumye nanjye ko mbatumye. Wantumye ariko nanjye ntumye abandi, abantumye nabo bantumikire ku bandi, bityo ubutumwa bwiza bukwire. Ndagushimiye kuzadufasha no mu gihe gitaha twongeye uzadukumya kuvuga ibikwiriye mu ijambo ryawe, kandi ntitugahishe ukuri kw'ijambo ryawe. Iki ni igihe ukuri kw'ijambo ryawe kurimo kugenda kuryamirwa, gutabikwa, kwicwa, kwangizwa, nyamara niko kwakiza abantu bamenye ukuri ko kwaba batura. Ndagushimiye kuzadufasha muri byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.